Ikaze kuri wa muyoboro wa YouTube channel mukunda muri beshi. Ngiye kubasuhuza nshuti bavandimwe, mwe mudahwema kutwereka ko muri kumwe natwe muri bya biganiro tugenda tugirana buri munsi. Uyu munsi ndaje ngo mbabwire ibintu bimwe na bimwe bishoboye kugira icyo bihindura mu buzima bwacu bwa buri munsi aho duca hose. Nimucikwe. Mu buzima bw'umuntu ibi ni ibintu bimwe na bimwe bishoboye kugira icyo bigira mu buzima cyangwa se bikatwigisha kandi bikagira n'icyo bihindura. Reka tubirebe. Hagarika kubwira abantu ibyawe byose. Abenshi nibo bibihiriza ubuzima igihe habayemo kugenda babwira buri wese wababonye ubuzima bwabo babayemo buri munsi. Hakabamo n'abashobora kubyifashisha rwihishwa ngo bagirire nabi. Bihagarike. Hitamo neza abagomba kukubera inshuti. Uburyo bwihuse bwakugirira neza ni ugukikizwa n'abantu beza b'abahanga. Ukubahitamo rero banza utekereze cyane mu kuba wagira bugira inshuti zawe za hafi. Ntukizere akimuhana, ishimira ibyo ufite. Gushimira Imana ni ibintu bikeya yaguhaye ufite mu buzima, nibyo byaguha ituze mu mutima, bityo bikakurinda shurashura no kujya ahantu henshi na henshi. Kora uko ushoboye iyo bwabaga kandi ugira icyizere inzira watangiye. Uko urushaho gukora cyane niko amahirwe arushaho kugusekera. Genzure aho unyura aho kugenzura abandi. Ubushobozi bwo kwigenzura bwo bubasha nyakuri Imana yaduhaye. inyungu zinyuranye ni ngombwa. Itoze kudasubiza huti. Iyo ushoboye kugenzura amarangamutima yawe bityo mu gusubiza ukabanza gushyiramo akanya cyangwa tamoro reaction, ntawapfa kukuyobya. Usubiza ibiri ku mutima kandi biri byo. Nubwo ibi tubonye byagira icyo biduhindurira mu buzima bwacu bwa buri munsi, reka mbagire n'inama ku byahindura cyangwa se ku buzima bwacu. Inama nziza z'ubuzima nabagira: umunsi ntugashire utagize ikintu na gishyashya wiga. Itoze gufata umwanya wo kuba uri wenyine mu buzima bwawe bwa buri munsi. Jya ufata akanya ugende wiherere, wicare witekerezeho. Ntukagure imodoka y'igitonore inyuma nyamara moteri yayo ari ikiburaburyo yarashize. Ndizera ko hano ukuri ukumva. Ntugashake gufata ibintu byiza cyangwa bishyashya ngo ubitwikirize ibyaboze. Buri munsi birasarishya. Ntugate umuco wawe kubera ikintu runaka ushaka kugeraho. Haranira kudatakaza umuco wawe ngo wigane iby'ahandi kugira ngo hagire icyo ugeraho. Ntukagendere ku bandi ngo ubone ngo runaka yakoze iki ngo nawe ushake kugikora kandi utazi aho yahereye. Ntukiruke ku binyugunyugu, yubake wowe ubwawe. Ibinyugunyugu bizakwizanira. Ntukirukanke ku binyugunyugu wowe ubwawe. Kora cyane bya binyugunyugu bizizana. Aha bajya bavuga ngo shaka amafaranga cyangwa se shaka amagufwa, imbwa zizizana. Aha naho ndumva wumvishe icyo dushatse kuvuga. Menya gutandukanya ubuzima bwawe bwite n'ubuzima bwawe bw'akazi kandi ubiyobore neza mu nzira ikwiye, uwo wanduranya nawe kandi utiteranyije n'abandi. Menya gukoresha neza igihe cyawe ndetse ugire igihe cy'amafaranga n'umwanya ugenera abantu. Ita ku buzima bwawe ubukunde kuko ariyo nshuti yawe iruta izindi zose. Ndumva uri kumva neza icyo mushatse kuvuga.
baba gira inshuti yawe ubuzima bwawe, niyo nshuti nyakuri iruta izindi. Ku mubiri icyo wifuza, uwuhe icyo ushaka, bityo wa mubiri nawo ntuzagutenguha, uzaguteza imbere, ukungura inama, kugira inama, bityo ubashe kubona iyo ujya, kandi ndakeka ko uzagerayo amahoro. Nshuti bavandimwe, wowe ukunda kumva ibiganiro byacu bya YouTube channel kuri uno muyoboro wacu, ndagushimira ko ukomeje kujya udukurikira. Niba ukunda ikiganiro cyacu cyangwa ukaba wagikunze, duhe like. Niba wishimiye ibiganiro byacu, kora share ndetse ubisangize n'abandi. Utwandikira aho hepfo muri comment igihe hari icyo ushaka ko tuzavugaho ubutaha. Ndabakunda we. Ciao. oye muzima ayiwewe